ntabwo usubira mu rugo rwanjye so kugenda ntabwo usubiramo hano kugira noneho nkwereke ko ibyo ndi kubwira ndi serious. Akundi ni gute nabyo rwana nkuru nguru rudafite ubwenge. Mama ntabwo nsigira nkushyigikira mu gihe urimo guhohotera uriya mwana. Biriya biryo byari byatumaga isazi zigenda ziri kuzenguruka ziririmba indirimbo nazi uriya wari kubirya koko. Hano ntago mpazi. Inzira yakuzanye hano warayiyobewe. None se ko ari umugabo wawe wamushanze hariya mu ishyamba akanzana ahangaha. Usikamyo seta kasekere bote. Ngewe wowe nyine hari nduhetse se bote ntago muzi. Bote simuzi namba musekera se mushaka bijya gusekera bote nagusekera kuko hariya imbari sana kugenda nzana biriya bintu nkabizana ubiryo we nagasuzuguro ndata agiye bakoko biriya bintu nanga umuntu umenyera urabizi nanga umuntu uvuga amagambo menshi genda umbwe ko abishyize muri poperi genda unjye imbere unyereke poperi umenyemo ibyo biryo njye imbere tugende twagiye imbari sana mabuja c'est loin aho ngaho wumva imodoka zigenda ni mbari sana ko zigiye kure. Mbese niho ubimenye mu modoka zirabigonza hariya muri kaburimbo yego zibigonga wowe ndakubwiye ngo tugende unyereke poperi umenyemo ibiryo rwose. Umuntu mwiza kandi ntakubeshya ntabwo ushaka kwirwanya shongoroza nawe shongora nawe bivuze ngo iyi niyo poperi ariko amugane ni na poperi ni poperi pe wakubwira ko ari poperi nahise ngira wi wungura imenamo nta n'iryinga kojeho hanyanyanya hengori hehe hani iryo nyasura rigira undi wahekenyesha iki uravuga nk'umunyenzara ibiryo byo barabize depo niyo uzi hariya urabanyanya ushaka gutukana umukira gusa ndani usinanya sindi umuntu. Ibi bintu mama yabikora dore ibingibi ni nyoko wabikoze naje ninywereye agacupa ngeze ahangaha ndadandabirana hariya ndagwa aranyegura arankubita birangira afashe inyundo nkubita inyundo ivi yararivunnye reba uko ivi ryanjye ringana mwana wanjye arararara uretse gukuraho cyane nariso igufa yararimennye neza ryararangiye. Papa rero mama yarahindutse cyane nanjye ubu ngubu ndaraho ngeze. Nyoko ni umugome ntabwo dushakana nzi ko azanyica runo rupfu nari kumureka. Ahubwo se ntago ari ahantu isanzwe tuganira hano harahagije mwana urumva. Nese ubu uzakira ute? Mba nzakira imba akaguru bazagaca ntabwo mbizi. Sinzi ukuntu yabaye pe. Ubundi n'iki cyamuhinduye. Iyo ujya kuba hafi waraje ukanyana kwa muganga bakanshyiraho isima ubu ni ibintu nagiye mpambiraho ndakomeza ngo igufa ngo rizarebana n'irindi ngo riterane ubu ndategereje ariko sinambuka reba uko nawe hangana. Urabona ukuntu nyoko ari umugome mubi ahubwo sinzi ko biriya bintu yabikora. Si abantu twese Fabio mbese ni Fabio niwe wateje ibibazo byose bituma nanjye banyirukana nawe none se rero rwose uzumva napfuye byandaye kuko wakubise inyundo mu ivi ntabwo azabura kurikubita no mu mutwe. ubundi uretse kwikara agasosi ugira amenyo kuba wahekenya wowe iyo urindira ukagaburirwa ibyawe ntujya kurya ku biryo byanjye. Mama ushaka umenye ko nyiri umwana ndacyari umubebe. Mbese ubu nturamera amenyo ahubwo mama ushaka ubwire se ahubwo ndakana gato kakabebe ushaka no kunyikira njya ngukikira nk'akana kawe si imyaka tumaranye muhiro kandi wabyivugiye uri kure
uravuze ngo ngewe nge ngukikira kandi buradisi kubera ko nyine atuje uriye ibi biryo nta nzara nyinshi nari mfite ubundi nari kubikurutsa. Birashimishije kuba umenya aho byagiye ariko rero nkakubwira ko ndi umwana ukabyemera ahubwo no kuma kabere se wakinya aho kwa runuruzima wanyiki utamaye abona peti ya kabere ugeze aho mbwira ngo nge nguha amabere uretse shoboje aze uretse shoboje aze mubwire ukuntu wambwiye ko nzajya nguha amabere ndagiye konka ya nyoko bageze ko nawe ko nka yawe none se mabu wanjye gerawe fata isano uca mu gikari ushyire kanogo ni inyonse we wakewe we ninde wakonse utu ni umukozi bazanye cyangwa ni Kibaza niba nduwo bakwiye kwanga rero nagira nkubwire mwana wanjye nubone uriya uwitwa nyoko agufata nabi kuriya akanga Fabiola nanjye akanyanga bigeze aho ampindura ikimuga gutya uriya ntabwo ari nyoko wakubyaye reba aho ugeze aha reba imyaka ufite uriya ntabwo ari nyoko wakubyaye menya atari gukubise mu maguru gusa yikubise no mu mutwe no ibyo bintu uri kuvuga nibyo ntabwo ari mama wanjye ari uriya ari nyoko wakubyaye kuko ndagira ngo utege amatwi nkubwire mwana wanjye mama wawe yitabye Imana ari hakubyara ukimara kugera ku isi mama wawe yahise apfa uriya namwifashishije nko kugira ngo azamfashe kurera uwo mwana mwiza nari mfite ari uruhinja araza ambeshya ko azanderera azampekera none ndeba agutaye ku gahinga nk'imbwa ntabwo ari mama ntabwo ari nyokuriya wakubyaye si ukuki mwambeshye koko mwana wanjye ni ukumbabarira kuko nagira ngo utazajya umusuzugura ujya umwubaha nyoko wakubyaye no kugira ngo urusheho kumukunda nawe arusheho kugukunda ariko si byo yagukoreye kandi ntacyo utamukoreragaho ntabwo ari nyoko wakubyaye reka nkubwire papa mwese ntabwo nzababarire iyo muza kumbwira ukuri ntabwo ibi byose biba biri kuba ntabwo nzaba ikiri wowe ikiri uwitwa ngo ni mama ubwo iyo mumbwiza ukuri nkabimenya byose nanjye ndaho nasamye ngo mama wahumura kandi mbara ukumbabarira umbabarire asundi mbe mama koko ninjye mwana wanjye none se ubaye basi uhamgana bari nkajyanye nanjye tukibana ntabwo bishoboka mwana wanjye nta nubwo nakwifuza yuko wahaba urumva nirwe ndimo nzerera hose ku isi impamvu nza hano ni ukubera ko nzi ko nagusize hagati y'umuntu n'umugore none uriya mugore usanzwe umuzi uriya mugore mwana wanjye ni mubi ni nawe wanyishe ikindi uzajya umugendera kure naguhereza ibiryo atigeze abirya ntukazajya ubirya nabiguha atigeze abishyira ku meza ngo musangire na so ntukazajya ubirya wumvise cyangwa bombo cyangwa ikindi kintu n'icyayi yagukorogera yaba na ji uramenye nta kibazo nzakorera mama nk'uko ubyifuza ngo mwana we ndashaka ko uriya mugore uzamubabaza ukamubabaza ku buryo azapfa yiyahuye ahantu ari hose azajya ajya nzajya mani kumwe nawe ikindi cya kabiri ndagukumbuye ntabwo nagukoraho ntabwo nagukora uko kumwukozeho naba nihekuye urumva ndi mu yindi si kandi naje nambaye umwambaro mubi ukomeye cyane nubwo bitoroshye ariko nzabikora mama nzaguhurira no kuri kw'Imana ma Gakwa. Kuvugana nawe. yewe nta muntu turi kuvugana Aha, kandi ubwo nuko uri wenyine.
avaye basi tugenda. tugende Tugenda. Ese wari wabonye iki ko mbona bikorera iki? ntacyo tugende mu nzu Yakwatse nanjye nagiye kubareba. tugende kuko aho ndiho njya ni habi. Wowe nk'umwana ugifite ibitekerezo bizima ukwiriye gushaka icyo wakora kugira ngo mbane nawe ntandukane n'uriya mugore, kuko urabona igisigaye ni ukumwica. nkayoberwa bikanshanga, umubyeyi wanjye mfata kuriya, umubyeyi wanjye nyirukana mu rugo, kumbi mwaramfashe mungira injiji, mungira ikigoryi nyine ku musozi. Mwana wanjye ntabwo nigeze nkugira ikigoryi, kuko nifuza kukura ukaba inkumi, kandi aho umaze kugera aha ngaha nta wakugirira nabi, nawe ufite ubwenge bwo ko wagira icyo wakora kugira ngo ubeho no kugira ngo papa wawe abeho. Nkumeneye ibanga narikubwiye, ariko uryumeho, ntihagire n'undi yabona mugenzi wawe uzaribwira, kandi nzi ko hari icyo Imana izadukorera. Ntabwo naceceka ubu buhemu mwankoreye, ari wowe ari mama, muri abagome, iki gikomere mu nteye muzabyica. Ese ubu koko uriya mugore agiye kumbabaza, nawe umbabaze mwana wanjye? Ahubwo se ari njye nawe ubabaje undi nini? Ubwo se ugiye kunsigira agahinda nk'ako uriya mugore yanteye? Hanyuma ko umwana anyirukanye mu rugo. Ntabwo ari igihe wakwirukanye, nta ruhare nabigizemo. Murakoze gusa. Humura ntacyo uzaba, nanjye ndi Imana izankiza. Numva ngo hariho abazungu, hari igihe bazaza bakaniramo irindi vi rizima, cyangwa bakampa akandi kaguru kazima, kanikanga gukira kakazamo amakanseri, ariko humure uzabaho, kandi nanjye nzabaho, kandi nubwo nanapfa nawe uzapfa. muri abatindi None se uragiye utanansezeye koko? Ugiye utanansezeye koko mwana wa? Sinzi bimbayeho. Sama ndabyutse nsanga do. Ego. Wagira ngo umuntu afashe ku ngufu. Mana. Biki? Sama do. Ese ngiye ko navuye aha ngaha tumaze kunywa fanta wihengetse kugira ngo uryame. Byafashe kukugendera gute? Ese Sama, ngiye mperuka ndyamye aha ngaha. Ngiye ndakangutse. Mbona ndi jyenyine. Noneho ndeba hasi. Do. Monica is none nikoze hano mbona meze nkaho bansambanyije nisisoma ibi ni ibikwere ibyo nuko numva biteye rwose ariko mbambwira jya numva ngo abadayimoni basambanya abantu urasibye byaba byakubayeho shiri mva kandi Samantha nawe ubu si umudayimoni waje kunsambanya hano mu rugo ninde bo ako njye ndumva ari cyangwa se ukaba watekereje shiri wawe ukisanga byagenze mu byo Samantha ntabwo ibintu bishoboka rwose nuko bakugize ndebera sha nawe ava wikoraho ingasire yarayijanjaguye neza neza asirika nkubaze ubwo cyari ikintu ntari kumva ari gukubita uri kureba ute sundi nyine nsobanura wari wanyweye iki nanyweye agacupa noneho nyine nisindiye nyine nkuko basaza nyine bajya bagasoma ngeze aha ngaha
yamfatiye aho abaranize ankubita hasi hano nubamye arangaragura inyundo sinzi aho yarekuwe arakubita ubungubu dore ingasire y'ivi yarayijanjaguye niyo mpamvu habyimbye gutya avase wikoraho nyine ibintu mpambira si wakoze amakosa isi y'umutaho ukamuvuna ukuguru mbere yo cabyihorere nzakira kaho ndebera nk'ibintu ariko njye sinaba ari kintu umuntu ndi kumva ni gute wemera ko umugore kugira gutya wowe kanuye amaso kandi bure yo kuvuga ngo muvuna ukaguru mbere wari gusanga wigize igicucu none dore akumanyaguye amavi nawe agacupa nuko kandi bino nodo kintu gitangaje wakirirwa sambana akajya mu bagabo ntumuvuna akaguru ariko urekunda kawe yakagize naramucuze kumurya n'amenyo arancika ariko aho nzakira inyundo ntiyayijugunyira hari nzagikubita inyundo kigwinyo cyo gihita kinapfureke yagize kimwe reka nkubwire ubufasha ngiye kuguha rero ngewe iri vinda gushakira umuntu kuvura urumva umucyanya ashaka kuvuga ngo bazanshyiremo ingasire y'inka ngo igufa ry'inka ngo yari hashunga yazahita afata akaguru kagateka mu isombe none se ngiye mbese ubu ninde waza kugusambanya hano koko sheri nanjye nibyo ndi kwibaza none se ikariso yanjye ngewe mperuka cyagiye turi kunywa fanta none se sinzi ukuntu nasinziriye kandi naryamye nambaye ikariso yanjye gusa turabigira gute sheri mwana we ibi ni ibiki ariko wasanga nuko imana warose sheri ubura sibyo cyangwa ndi kurota uri kurota bebe nese urumva ari inde waba waje hano kugusambanya ntubizi ko dusiga dukinze se kandi nsanze n'ubundi hakinze oya samaye nese ibi ni ibyanyabyo ni ukuri reba hano basi reba do ibi ni ibyanyabyo sama ibi ni ibyanyabyo umva mubwire ibi ni ibyanyabyo sibyo turaza kureba ibyo ari byo sibyo ariko ngenda umva uri kurota none se biri bute washobora kuba ari yaranuje kundeba ndagusabye ufunga umuntu ubwira ni bebe shaka membaretse ujye kureba icyo bategurira aho yaburetse ndi kubategurira akantu none se shu bite ko ndi kuguhamagara ntibitabe byagenze sheri meze neza ariko agatotsi kamfashe ndi muri iyi ntebe nari nihengetsemo hano niyo mpamvu ntabyumva ukora nkuye umutima numva nkubwire nsigaye numva kuba namara n'iminota 10 narakuvugisha numva nta mahoro mfite nyine byanshanze reka nkubwire ikintu ugiye gukora rero ikintu ugiye kukubwira n'iki ngiki ngiye kugufasha gushakira umuntu kuvura ariko kondisiyo ni imwe nuramuka uyemeye ndagushakira umuntu kuvura ikibazo se wowe kujya ungira inama sha y'abagabo umva inama ngiye kuguha rero urakumva unyizeze neza ko nibaramuka kukuvura bakakuvura nyine ugakira uzakomeza wigira ikintu kimeze nk'ikintu cyavunitse gutyo ntuzigere umwereka ko wakize urumva none ikintu kizakora ikintu wowe uzakora naramuka azanye n'umugabo hano mu nzu iyo nyundo se ntabwo iri mu nzu we ntabwo uzahanira irahari n'ubu yishatse wayibona atu mu mutwe umutima komeretse ndawukomeza mu rukundo naho banyanze Imana yaramfashije ndababarira ariko sinibagirwa